Ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere mbahaye ikaze. Karibu Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov maze anachnu cholochim lilochot hayom. Baje kubasuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Ese uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba aho ubusitani bwa Edeni bwari buri, bushobora kuba bwari buri, tugendeye kuri Bibiliya tukareba koko aho ubwo busitani bwari buri. Baje kubashimira rero abantu mukomeje kwiyandikisha muri benshi cyane. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Mutariyandikisha yandikishe, kandi ngo tubimenyereye banzu kandeho like kugira ngo message ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Nabyo ndabashimiye kuko mu kwezi kumwe gusa abantu murenga 1000 bamaze kwiyandikisha. Ndumva ari by'agaciro. Urumva ari ukuntu ukora umurimo ukareba ukavuga ati Imana kuki nta bantu baza kumva ukuri, ariko Imana iguha ikimenyetso. Ndabaho ubuhamya hano. Imana, ijuru ry'Imana ryarambwiye riti nubona ibihe bigeze gutya abantu batangiye gushaka kuza kumva ukuri, uzamenye ko turi kwinjira mu bihe by'ukuri. Urabona amavideo yose mfite aho ngaho magana 400 arenga 450 nayakoraga hari abantu 30 20 10 baba benshi bakabijana. Ariko ijuru ryarakomeje rirambwira riti komeza ugumemo, nubona ukuri gutangiye gusakara mu bantu abantu gutangiye kuza mu kuri, uzamenye ko ibihe by'ukuri bigeze. Kuri iyo mpamvu rero hakaba ari abantu bavuga ngo ese ibintu tubwira bimaze iki, tuzagumana ibyo twafashe. Murababwira ukabasubiza ukababwira ati n'ubuyobe, va mu buyobe uze mu kuri, bakanga nyine, ariko abumva barumva. Ndashimira benshi muri mwe rero ko muri kumva ukuri, mwari musanzwe munakuzi wenda, ariko none tukaba tugiye kuzajya tuganira ku kuri kwahishwe muntu. Abavuga rero ntacyo bimaze, bameze nk'abandi muri Egiputa, uribuka bava mu Misiri. Babwiye Mose uratuvanira iki? Twimereye neza, turira inyama, turira imigati, none dore uje kudutuma dupfira mu butayu. Byabayeho, byahozeho. Ntabwo ari igitangaza rero ko uyu munsi wakumva abantu bavuga bati ibintu tubwira ntacyo bimaze bitumara iki. Reka manze mubwira ko ubu buretwa turimo nubwo tutagifite iminyururu. Ureba ko nakoreze ya minyururu, haje iminyururu yo mu bwenge, yo mu bwonko. Nukuvuga ngo aba bazungu byabafashe imyaka 900 yose kugira ngo badushyire aho turi uyu munsi. Nakubwira ni rero niwumva unezerewe no kuma muri ubwo buretwa, ukabona ko nta kintu bikumariye kumamo. Ariko nzi ko abashaka ukuri ko zabatura byanze bikunze bazabera abandi urumuri rw'abantu. Ko bavuga ati bigamije iki? Bigamije kumenya ukuri kubavane muri ubwo buyobe, noneho twese tuzamuka. Dukomeze no kuri uyu munsi ingingo tugiye kureba ari bituzagenda tugera tuganiraho kugira ngo bituvane mu binyoma batubeshye, noneho tuze mu kuri. Ongera ukandeho like, none ndagusabye ko iyo ukanze like ni uko ubwo butumwa bugera ku bantu benshi. Ngira ngo namwe murabyibonera, murabizi. Sinzi andi macana murebaho ibyo murebaho, wambwira wenda mukibaza impamvu muje hano kugira ngo turebe ukuri. Niba wumva hari icyo bigufashije, andika ati ngewe nshishikajwe no kumenya ukuri, ndashaka kumenya ukuri, ngewe biramfashije. Rero bitagufashije kandi nabwo ubyandike, turagusubiza tugeze tugusubize. Ariko reka dukomeze turebe ubusitani bwa Edeni. Nabuvuzeho kera muri video nakoze kera cyane, ariko hari umuntu umwe muri mwe bwambwiye ati uzakora video ku busitani bwa Edeni bwari burihe. Ubusitani bwa Edeni bwari he nuko Bibiliya ibivuga. Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro itubwira ko ubusitani bwa Edeni bwari ahantu haturuka imigezi 4. Uribuka wa mugezi ugera ahantu ukisaturamo imigezi 4. Aho hantu turumva ko haturuka imigezi 4. Urumva bari kwatubwira imigezi 4. Abantu benshi bagiye bagira ibitekerezo bitandukanye ku hantu ubusitani bwa Edeni bwa buri. Hari abavuga ko buri ku mupaka w'inyanja y'Abaperisi muri Mesopotamia mu majyepfo yaho. Hariya bagana muri za Iraq niho babujyana. Urumva iteka babivana kuri Afrika bakabijyana hirya kugira ngo tutamenya uko ibintu byagenze. Aho hantu rero akaba ariho imigezi ya Tigris, ariyo Tigre na Euphrates bihurira
mbere yo kwinaga mu kigobe cy'abaperisi, nyuma bikajya mu nyanja y'Abahinde. Urabona ukuntu Efurati imanuka ikava za Turkiya, ikamanuka za Syria, ikagera za Iraq, none ikamanuka bikitura mu kigobe cy'abaperisi, bikabona kujya mu nyanja y'Abahinde. Urumva ko batubwira ngo ni hafi aho ngaho niho babijyana. Ariko reka turebe, abandi bavuga ko ngo bushobora kuba bwari muri Armenia. Armenia uzi impamvu abantu bakunda kwivugaho, kubera kiri mu Burayi. Baranatubeshya kuvuga ngo niho ivanjiri yatangiriye, kugira ngo bivane biriya bintu bya Ethiopia bivaneho. Ibyo nabyo turabizi, tuzi ko Armenia ntabwo ari byatangiriye, byavuye muri Afrika, muri za Ethiopia, birazamuka bijya mu Burayi, barabitwiba, barangije barabigarura. Ya myaka 900 nakubwiraga, harimo na ya myaka 400 yashize abirabura bategeka Burayi, imyaka bavuga bita iy'umwijima batajya bavuga, noneho kongera ni 500. Iyo myaka yose niyo byabafashe kugira ngo badukore neza bwonko baba tuboye maginga ya. Ari na mpamvu ntanga urwenya nyavuga ni wasanga ari no mpamvu Kristo azagaruka akamara ikinyagihumbi atuvana mu iryo yoza bwonko badukoreye. Niba hari umuntu uvuga ngo nta kintu bitumariye, no kuvuga ngo uwo muntu aravuga no kugaruka kwa Kristo nta kintu bimariye, kuko niba Kristo azagaruka aje kwimika ukuri, uwo muntu akavuga ati ngiye nifitiye ibyanyu namenye, ubwo urumva ko nyine nta kintu kumariye, waguma aho kweze ukuma mu rwo uriye twaniba wumva bigushimishije. Ariko twebwe abakunda ukuri, basha kuri amanywa nijoro, tuzi ko tugomba kumenya ukuri byanze bikunze, tukatubohora tukabohoka. Abasobanura Bibiliya benshi rero bavuga ko ubusitani bwa Edeni bwari mu burasirazuba bwo hagati, ariko se Bibiliya ubwayo itubwira iki? Reka dusome mu Itangiriro 2 kuva ku 8 kugera ku 14. Reka turebe muri Bibiliya icyo batubwira aho ubusitani bwari buri. Twagiye Itangiriro 2 8:14. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, yishyiramo umuntu yaremye. Uruhande rw'iburasirazuba ishyiramo umuntu yaremye, niho iyo ngobyi ya Edeni iri. Uwiteka Imana imizamo igiti cyose cy'igikundiro cyera, icyo giti kikera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza. Urumva Imana ishyiramo ibyo biti byose muri Edeni aho ngaho, by'imbuto ziribwa, cy'ubugingo, hari igiti cy'ubugingo, hakaba n'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Umugezi uturuka muri Edeni wavomeraga iyo ngobyi. Urumva iyo ngobyi Edeni yahiri n'ingobyi birabangikanye. Umugezi uturuka muri Edeni wavomeraga iyo ngobyi, uwo mugezi uhita wigabanyemo 4. Kwa kundi twabonye wigabanyemo 4. Umwe witwa Pishon, ari ugose igihugu cyose kihavira kirimo izahabu. Icyo gihugu kirimo izahabu kandi kigoswe n'uwo mugezi. Hano hantu ni utangira kwibaza, igihugu gifite izahabu kigoswe n'umugezi ku isi hose, ya muri ako karere ka Afrika, yaba ngaho mu Burayi za Armenia bavuga, yaba ngaho mu burasirazuba bwo hagati, ni ikihe? Ugashakisha ukareba icyo gihugu, ukareba ugasanga byanze bikunze icyo gihugu ubona ko kiri muri Afrika. Byanze bikunze ibihugu bifite imigezi bifite n'amazahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Urumva birakomeza bikatubwira izahabu muri gihugu ni nziza. Aho ngaho niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budora n'amabuye yitwa shohamu. Kumva barakomeza bitubwira, ariko kwenda ko babihinduye ntabwo duhita tumenya ibyo ari byo. Ariko utangiye kuvuga ahantu hari izahabu nziza, hari iyo migezi, hari ayo mabuye yandi bari kuvuga, ni hehe? Utangira kugira igitekerezo ukumva. Undi mugezi witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Urumva hano Kushi turayizi, haravuga ngo yari Sudani, haravuga ngo yari Ethiopia, turaza kubireba. Urumva ko uwo mugezi benshi bashobora kuvuga ngo ni Nile, abandi bakavuga ngo ni imigezi aho ngaho. Urumva bimeze nk'aho biri kuzamuka, nubwo bavuga ngo amakarita bashobora kuba barayacuritse. Urumva ko wa mugezi wa mbere twasomye ugose igihugu gifite izahabu. Undi mugezi urakomeje uzengurutse Kushi. Urumva ko biriya bice yegere za Sudani umanuka na za Ethiopia, imigezi hari, none ukamanuka ugana hano za Uganda, za Congo,
ahantu hari amabuye y'agaciro, hari imigezi igose ibyo bihugu. Urumva ko bishobora kuba aho ngaho muri icyo gice, urumva ko ntabwo ari kure. Icyitegererezo dufatiraho hano ni Kushi. Kushi tuzi aho yari. Kushi yari kuri Afurika, bavuga ko yari hariya hafi ya Sudani na za Ethiopia, kuko mbere ubwami bwari bunini, bwari bufite igice kinini, ntabwo byari ibihugu biciye kuri by'imipaka. Ari nayo mpamvu bashobora kuba baraciye muri imipaka kugira ngo tutazamenya nyine aho ibintu byacaga. Ariko reka dukomeze turebe. Undi mugezi witwaga Hidekeru niwe uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa Efrat. Urabona ko Efrat iri hirya. Urumva ko bishobora kuba igihugu cyose cyarageraga iyo ngiyo hirya kuri za Efrat. Urumva niho byageraga. Urumva isezerano ry'Imana riravuga ati igihugu nzabaha nk'umugabane. Ahantu cyavaga, wibuke cyavaga kuri Mediterane hejuru, hariya kuri Misiri hejuru, ukamanuka ukagenda ukagera kuri Efrat. Nicyo gihugu cy'isezerano. Ni ukuvuga ngo Kanani yageraga iyo yose, ari nabyo bihita bitwara ko kiriya gice cyose cyari Afurika. Wibuke Imana ibwira Aburahamu no kuva kandi ati dore igihugu nabahayeho, aho kizaba kigana, ko kizaba kingana, aho kizaba kiva kikagera. Biva hejuru kuri Afurika, kuri Mediterane, ukabandanya hirya ukarenga ukagera he kuri Efrat hirya. Ari nayo mpamvu Imana yasize za Efrat kugira ngo tumenye igihugu cy'isezerano kizaba kigera. Ari nayo mpamvu ubona Netanyahu buri gihe iteka ahora yerekana iriya karita yuko bashaka kuzangana, ko iriya Israel izangana, babikoreshejwe ngo n'ingufu za gisirikare. Ariko tuzi ko icyo gihugu kizongera kwerekanwa n'ubwoko kw'Imana gukomeye, atari muntu uzabyerekana. Ibyo turabyemeranwa. Urumva ko icyo gihugu, iyo ngobyi ya Eden ahantu yari iri, ni hafi aho hari imigezi izengurutse za Kushi, izengurutse n'iki gihugu gifite amazahabu. Nimba uva kuri Mediterane ukagera kuri Efrat, hose tuhabona ko igihugu cy'isezerano kizaba kingana. Ni ukuvuga ngo ugomba gushakisha kuri icyo gice cy'ubutaka nihe hari iyo migezi, nihe hari izahabu nziza, hari amabuye y'agaciro hose. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga igihugu cy'isezerano cyari kinini cyane kurusha uko abantu babyiyumvira uyu munsi. Niko bimeze. Urumva niho byari biri. Duhereye aha rero tumenya neza ko hari umugezi unyura muri Edeni ukisuka muri ubwo busitani, hanyuma ugacikamo ya migezi ine. Benshi bemera ko iyo migezi ibiri muri yo tugifite uyu munsi ni Efrat na Tigris, kuko ari izwi neza kandi n'uyu munsi ikaba igihari. Indi migezi ibiri ubwo rero ushobora kubona barayiduhishe, nayo wasanga barayiduhishe, ariko byibuze Imana nakubwiye ko yasizeho za Misiri, isigaza Ethiopia, isigaza Efrat, isiga ibyo bintu byose kugira ngo bizatubere nk'icyitegererezo cyo kureba uko ibintu byari bimeze naho biri. Ibi biratwereka rero ko ububasha bw'Imana bukomeye cyane, kuba igira ubushobozi bwo kugira ngo ibi bintu bigumeho, ntibabashe kubikuraho, noneho tuzahere tugenda tumenya ukuri. Urumva ko ubu ngubu tumenya ukuri gahoro gahoro, tukavuga tuti aha, ubusitani bwari muri kiriya gice nicyo gice cyari cyo ubwoko bw'Imana. Imana yahayeho umugabane n'umurage, kabaho isezerano n'icyo gihugu. Icyo gihugu byanze bikunze cyari gituwe n'abirabura mbere y'ibihe byose. Ukareba ubusitani n'igihugu ko byanganagaho byari biri, batagira kubona uti bino bintu Afurika yagiraga kera, nahangaha ubusitani bwari buri kuri Afurika. Biratangaje rero kubona ko izina Efrat rigihari kugeza na n'ubu. Njye nkimara kubisoma bwa mbere naratangaye cyane kubera ubushobozi bw'Imana. Nuko nibaza ikibazo, hashize imyaka hafi 600 ariko izina Efrat riracyariho. Hashobora kuza akambwira ati barabihinduye. Yego ndabyemera, bashobora kuba barabihinduye, amazina barahinduye, hari n'abavuga ko amakarita bayahinduye. Byanze bikunze ngiye mu mutwe wanjye ukuntu mpita numva ko yes, ntabwo ndi gushidikanya ko batabihinduye, ahubwo yiramo icyitegererezo cy'uko igihugu cy'isezerano cyanganaga, aho ubusitani bwari buri, ntangire gushakishiriza muri ibyo bice aho guhakana ibintu ntazi. Niyo mpamvu dukomeza dushakisha, turi gushakisha kugira ngo turebe ko uko kuri twese twazakumenya. Wawe uvuga ngo nta kintu bimumariye,
ubucakara abirabura bariho bazabukurwaho no kumenya ukuri. Sinzi abavuga ko ntacyo bamariye ubuzima babayeho, nibo ubona bashimiye ubuzima bariho, cyangwa se bene wabo, ubwo ngubwo batubwira. Imana rero yabisize kugira ngo bizatubere ikimenyetso cyo gushakisha ukuri, uko nabivuze, utangira gushakisha ukuri. Urabona iyo ubonye akantu kasigaye ku bintu wenda byagiye, uratangira kuvuga ati kano kantu uko kageze hano reka turabona kuba katurutse, ugenda ushakisha. Nizera neza ko ukuri tunyotewe kuzaduhuza, kukadufasha mu kureba nuko twakwiteza imbere tugenda turushaho kumenya ibizaduteza imbere. None okay, niba tumenye ukuri, ubutaha wenda tuzareba ati niki twareba. Kamwe nk'urugero, so kwenda ari ibintu nzavugaho muri video yindi izakurikira ejo, tuvuge wenda ufashe nk'icyemezo cyo kwibabaza kuvuga ati ndiyiriza. Hari benshi tutabizi, cyane twabakabigerageza, niyo video nzavugaho. Umenye ukuri, ukamenya ukuri ko kwiyiriza, ukabona icyo bukumariye, ukabona ko bituma witekerezaho, ugafata ingamba z'ubuzima, urahinduka. Wiyirije byibuze nk'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, urahinduka, utangira kumenya iby'ijoro. Ni ibintu byikora umwanya nkamenya bituruka. Narabigerageje, bwari bwo mbere mbigerageje, wenda nzabitanga ubuhamya muri video nzakora ejo. N'ukuri rero niko bimeze. Utangiye kumenya ukuri kwinjiramo ugatangira kubaza birite kuki ibi bintu bimeze gutya, kuki nkennye, kuki abantu banje bakennye, kuki abantu babaye, kuki abantu basenga Imana ntibasubizwe, biterwa n'iki? Nuko ushobora gusanga basenga ibigirwamana, bashobora kuba basenga Satani, bibwira ngo barasenga Imana utabizi. Ibyo byose ni ibintu kukibaza. Nicyo kintu kuri rero kumara. Kuki senga ibishushanyo by'abazungu? Kuki Bibiliya imbwira ati ntukikubite imbere y'ibishushanyo by'abazungu, ariko ngiye nkaba nikubita imbere y'ibishushanyo by'abazungu? Byavuye byatewe n'iki? Kuki ukibaza. Noneho twese tukaza hamwe, twamara guhuriza ukuri hamwe, noneho tukona twumva ibintu kimwe, tugatangira no kwinjira mu gushakisha ukuri nyakuri. Ubu ngubu twese turi kwishakisha, turimo tugenda tunoshaho, ariko nkubwiye ko nidukomeza gutya abantu baza mu kuri benshi, harimo bazaza bakabirwanya, ariko nzi neza ko nyuma y'umwaka tuzaba dutangiye kumenya mu by'ibanze by'uko Imana ashaka kutubaho n'ubuzima Imana ashaka kutubaho mu isi, tugasabana nayo, noneho tugakora ibintu nk'uko Imana yabishaka. Mu gihe cy'umwaka ndabikwijeje ko tuzaba dutangiye kumenya ibintu bihambaye. Reka turebe rero ibyanditse bivuga ko n'umugezi wa Gihoni unyura mu gihugu cy'Ikushi, kandi igihugu cya Kushi nacyo kiracyahari. Aho igihugu cya Kushi kiracyahari, usibye ko abantu babyita amazina atandukanye kugira ngo bayobye abantu, nabyo tujye kubireba. Ese igihugu kijya kimuka? Igihugu ni kimuka. Niyo mpamvu iyo abantu bavuze ngo bari abantu bari muri Isirayeli muri ubwoko bw'Imana, ndaseka cyane ngatangara. Igihugu cy'isezerano Imana yahaye ubwoko bwayo ni Kanani. Kanani kandi yakomokaga kuri Hamu. Hamu ni ufite ubutaka bwa Afurika, za Misiri, za Libya, za Ethiopia, ibiriya bihugu bya Afurika. Ni ukuvuga ngo aho ngaho naho tujya tumenyera ko Kanani yari kuri Afurika, kandi igihugu ntabwo kijya kimuka. Ni ukuvuga ko igihugu nyine kigumaho kiri, byanze bikunze ntikijya kimuka. Ibyo turabyemeranwaho. Bihita bibaza rero ati byagenze gute kugira ngo bariya abantu bave iyo ngiyo baze hariya bahita Isirayeli, noneho bari no kurwana kugira ngo bayigire nini, kugira ngo bavuge ngo ubuhanuzi burasoje, ariko ntabwo Imana izabakundira, kuko Satani iteka ashaka kujya imbere y'ibihe, ariko agasanga Imana iri ku bihe. Satani ishaka kujya iteka imbere y'ibihe, ariko igasanga Imana iri ku bihe iteka. Numva rero ibi bintu bituma ko bitubwira ko ubusitani bwa Edeni bwari hafi ya Kushi, ariko Kushi yari ubwami bunini cyane, wasanga wari umugabane hafi wa wose wa Afurika. Urabona kiriya gice cy'ukuri ntabwo kivuga, twibanda kuri kiriya gice cyegereye aho za Isirayeli ziri, na biriya bihugu by'Abarabu. Urumva ushobora kuba wasanga byari bigeze hariya kuri Efurate, bikamanuka bikaza bikanyura za Sudani, bikamanuka munsi ya Misiri, za Sudani, za Ethiopia, ukamanuka buriya buce bwa Eritrea, ukamanuka
za Uganda, ukamanuka biriya bice bya za Kenya, ukamanuka za Congo, ukamanuka za Rwanda, ukamanuka hari n'ababijyana hepfo iriya kugera za Zambia, hepfo ukamanuka ukagera na za Afurika y'Epfo ahubwo. N'abavuga ko ishobora kuba yari Afurika yose. Urumva turacyashakisha, ariko byanze bikunze amaherezo y'inzira ni he? Ni mu nzu. Tuzabigeraho. Kushi yari ubwami munini cyane, ushobora gusanga ari umugabane wa Afurika. Wenda rusutuma nka kabiri uko maze kubwira, ukava kuri za Sudani hejuru umanuka ukagana ku majyepfo. None rero Kushi ninde? Reka turebe Kushi ninde kandi igihugu cya Kushi giherereye he? Dore ibyo biri tubwira hamwe n'amateka bitubwira ko kuri kwa Kushi, aho Kushi yari. Kushi ni igihugu cyahoze kiri munsi ya Misiri. Kushi ni igihugu cyahoze kiri munsi ya Misiri, nitwite Egiputa. Harimo ibice bya Sudani y'Epfo. Ibyo nibyo Sudani y'Epfo yahisemo ishyiramo nk'indirimbo y'igihugu cyabo. Urumva mu ndirimbo y'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo nimba bashyizemo ibintu Kushi, birabibutsa ko hari aho ngaho, hari hafi aho. Kushi yitwaga Sudani yo hepfo mu gihe cya mbere, hafi y'inyanja itukura. Wibuke ko iriya nyanja itukura irimo hariya hagati. Igihugu cya Kushi cyari kigizwe hanini na Sudani y'ubu, cyane cyane ku nkengero z'umugezi wa Nili. Urumva biragaruka kuri kariya gace byanze bikunze, nta kuntu wabihakana, byari biri hafi ya hariya. Muri biriya rero izina Kushi cyangwa Abakushi rivugwa inshuro hafi 180. Urumva Kushi nimba ivugwa inshuro zirenze 180 muri Bibiliya, ni ukuvuga ko yagize uruhare rukomeye cyane mu mateka ya kera. Kushi ivugwa nk'igihugu cy'abanyamaboko n'ubukire bukomeye cyane, kandi gikunze no kuvugwa mu byahano. Wibuke ko za Libya, za Ethiopia, za Sudani bavuga ko ngo zizaza. Ibyo ariko wibuke ni ubuhanuzi bw'abazungu bahimba. Uko ubuhanuzi babuhimbye n'uko ubuhanuzi bwa nyabwo buzaba ni ibintu bibiri bihabanye. Ntabwo ari kimwe wenda batubwira ibyabo bashaka kuzakora, kuko byanze bikunze Satani afite umugambi ashaka gukora. Bashaka ukuntu bazakora ubuhanuzi, ukuntu buzagenda, hari n'ukuntu Imana yabugennye. Ibyo rero bo batubwira ko mu byahishuwe ko za Sudani, Libya na Ethiopia bazaza hamwe n'Uburusiya bakajya kurwanya mu Israel iriya yahariye. Nibyo bahimba, kuko iriya Israel ntabwo ariyo. Ahubwo tuzareba ubwoko bw'Imana bumara kumenyekana. Bariya birabura nibatangira gusohoka muri Amerika bavuga bati, Imana ikavuga ati nanone ku bwoko bwanjye bugende bunyambaze, icyo gihe nibwo tuzamenya tuti dore ubwoko nyabwo. Imana no ikazatwereka n'icyo gihugu cy'isezerano. Wibuke muri Amosi 9:7 umuntu ahubaza nanone Imana igereranya Abisirayeli n'Abakushi. Urumva ko nanone barabihinduye. Batuye Kushi mu mwanya twumvaga ko ari Sudani, none Kushi hindutse Ethiopia. Ni ukuvuga ngo hari ahantu hose kuko hari Kushi, nyuma none bakaza kubihindura. Nicyo giti kikwereka ko ibi bintu barabihinduye. Nk'aha ngaha witubona ko Kushi mu munota umwe yari Sudani, none itangiye kuba Ethiopia. Okay. Witumva ko Kushi noneho cyari ubutaka bunini, noneho kubigabanya no kugira ngo babitandukanye byaraniranye, kuko bwari ubutaka nyine bumwe. Urumva rero mwebwe Abisirayeli ntimumeze nk'Abashuri, ntimumeze nk'Abakushi imbere yanjye. Ibi bivuze ko Kushi yari igihugu kizwi kandi gifite agaciro. Bibiliya zikoresha amazina Kushi na Ethiopia bikabikoresha kimwe. Kandi Abanyamisiri n'Abagereki bafataga abantu bose bo munsi ya Misiri nk'Abanya-Ethiopia. Abanyamisiri n'Abagereki, wibuka Abagereki bagiyeho bakajya kwiba ubwenge n'ibyo byose, ariko urumva ko icyo gihe abantu bose bo munsi ya Misiri bafatwaga nk'Abanya-Ethiopia. Urumva ko kuba hamwe bayita Sudani ahandi bakayita Ethiopia, aha naho harimo urujijo. Kandi ukabona ko Sudani iri munsi ya Misiri, kandi bakatubwira ngo ibyo bice biri munsi ya Misiri byari Ethiopia, kandi bakongera bakatubwira ngo ibyo bice byose biri munsi byari Kushi. Urumva ko hano hantu harimo urujijo, ariko turumva ko Kushi nyine bwari ubwami bunini kera batari bazana amazina. Nicyo kintu duhita tuvanamo tuvuga okay, batarabigabanya nuko byari bimeze. Mu muryango wa Nowa harimo Sheba, akaba ari umwuzukuru wa Kushi.
Kushi kandi yasabanaga n'ibihugu bikomeye nka Nubia na Aksum. Urumva ubwami bwa Aksum, ubwami bwa Nubia na Kushi barasabanaga. Urumva ko byari aho ngaho hafi. Umwanditsi w'amateka Josephus avuga ko abanyetiyopiya b'icyo gihe bakomeje kwita abakushi. Ni ukuvuga ngo abazungu baraje bayita Ethiopia ariko banga kureka izina rya Kushi. Urumva? Ahangaho twumva ko Josephus urabona abivuga niwe bafashe inyuma y'isenyuka rya Yerusalemu mu 70 bamujyana i Roma, ababwira aya mateka yose. Urumva ko ayo mateka yazi, nubwo baje bagahindura bakavuga ngo ni Ethiopia, bo baravuze twe ntabwo tukomeza nubwo bose mutwita abanyetiyopiya ariko twe tuzakomeza twitwe abakushi. Kandi bageraga muri Aziya. Urumva hari uwo nabonye yandika muri comment avuga ngo bari abanyetiyopiya bavuye muri Aziya. Urabona ko bishobora kuba byarazamuka bikagira iyo ngiyo muri Aziya uzamutse ukagerayo. Urumva ko ukuri gushiraho mu biganiro byanze bikunze. Urumva ko Yesu nawe arabyemeza akavuga ati ko abanyetiyopiya bageraga iyo ngiyo muri Aziya. Ugahita wibaza uti bariya Abashinwa bo bavuye, twibaza abazungu bavuye ariko bariya Abashinwa ejo nibwo nahitegereza Umushinwa nkareba kuki bagize uruhu rumeze gutya, kuki bagize amaso ameze kuri abantu bavuye. Rimwe na rimwe abantu bakavuga ngo Imana yaremye abantu bose, abandi bakavuga ngo ni ibintu bikoreye nkuko bakora ibintu inyamaswa bakazivangavanga ntiwamenya aya moko atandukanye yose yavuye. Ibyo ni ibintu nabyo tuzakomeza gushakisha tukareba. Byanze bikunze ko ibihe bigenda bishira tujya mu kuri, abantu bagenda bazana amakuru hanze. Natwe nukomeza dutegereje tukareba ko ayo makuru twayamenya. Abazungu bavuye, Abashinwa bavuye, Abarabu bavuye, n'Imana kuko yararemye umuntu mu gitaka nk'umuntu wabyaritse arabivuga. Abo bose bavuye. Abarabu wenda dushobora kuvuga tuti wenda bavuye ku bazungu bafasha abirabura ku ngufu, ari no kuntu bari Abarabu baje hariya muri Afrika, muri biriya bice bya Afrika ya ruguru muri za 600 nyuma ya Kristo nibwo bahaje bazana na Islam. Abantu basenga amayisilamu bose mwumva aho ibintu byaturutse, byaje nyuma muri za 600 bari hatira abantu utabigiye bo bakamwica, niko byaje. Ariko abazungu bavuye he? Abashinwa bavuye he? Urumva ko ibi bintu byose tugomba kubimenya kugira ngo tumenye ukuntu badukuyeho ubutware. Urumva rero Josephus nawe arabyemeza. Abakushi babaga hagati y'amazi hamwe naho Nili itangirira, bisobanuye ko babaga mu majyepfo ya Misiri no mu majyaruguru ya Sudani. Ni ukuvuga ko Kushi, Nubia na Aksum bashobora kuba bari bamwe, bwari ubwami bumwe bubana aho ngaho hafi. Urumva ko icyo gice niho buri cya gice cya Ethiopia za Sudani ukazamuka agera hariya za Isirayeli za Syria, ugakomeza hariya hose bita ngo za Iraq, nayo hose wasanga hose hari Afrika, kuko Imana iravuga iti igihugu cy'isezerano kizakigera hirya kuri Efrat. Urebe ku ikarita Efrat aho igera, uba wageze aho ngaho nyine umanuka za Turkiya ukamanuka za Syria ukagenda ukajya muri za Iraq, umanuka ukajya hehe mu nyanja y'Abahinde, niho igihugu cyagera. Urumva ko uhita umenya ko Afrika yageraga hose. Nararebye rero nsanga Kushi na Nubia bari aho Sudani iri, Aksum yari aho Ethiopia iri na Eritrea. Aha uhita wibaza impamvu abazungu babivanga kugira ngo biducange. Kushi bakayita Aksum, Nubia bakayita Kushi. Kubera iki? Kandi babizi. Urumva kuki babimixinga bakavuga bati Kushi ni Aksum, bakongera bakavuga Nubia ni Kushi, bakongera bakavuga Ethiopia. Mbese amazina, urumva bashyiraho amazina ku buryo nyine udashoje ntabwo ushobora kumenya aho ibintu biri. Byose ni ukutuyobya wewe, kandi ko niba Aksum yari ibyo bihugu byombi nabyo ngo babikaze kugira ngo bajye bahora mu ntambara z'urudaca. Urugero twaguha ni Ethiopia na Eritrea. Eritrea hari umuntu wambwiye ukuntu bayikaseho, buriya we yari icyambu gikize cyane, noneho barareba kugira babyigarurire bayikata ngo kuri Ethiopia. Abazungu bakora ibintu byose bishoboka kugira ngo bakomeze turwana basahura. Nk'ubwo njyewe naribazaga natekereza ko Eritrea yashatse ubwiyenge gusa iriyomora, kumbi bayomoye kubera yari icyambu, ari n'icyambu gikaze cyane.
bambukiriza ibintu byabo. Niyo mpamvu bayikase kuri Ethiopia kugira ngo bashe kubona uko bayikontorora, bayitegeka uko bishakiye. Turangiza rero mbere yo gusoza, twinjiye mu musozo, wumvishe ibyo abazungu badukoreye kugira ngo tudasobanukirwa. Bakoresha amazina kugira ngo baducange, bakatubwira ati dore ngibe hano, dore ngibe hano. Uziko ijambo ritubwira, ijambo rya Thomas, Ivanjili ya Thomas iratubwira ngo niba bakubwiye ngo dore ngibiriya hariya, ngibiriya hariya, wijyayo. Byanze bikunze urashoboza kuvuga uti ku cyaya amazina Imana irambwira ati igihugu kizano kizakira aha kuva hano kugera hano, reka nshakire hafi aho ngaho. Urumva ko tugomba gushakira buriya butaka bwose tubona ko bwa Afurika, kuva kuri za Efurate ukamanuka kujya kuri za Mediterane, ugatumanuka hepfo hose, wenda hakazamo Misiri, noneho warangiza ukamanuka hose ubandanya ushakisha igihugu cy'Imana cyari kuri Afurika bidashidikanywaho. Akaba rero tuzatangira tureba dushakisha ukuri. Duhereye kuri ibimenyetso byose rero, kuva kuri Efurate ku gihugu cya Kushi, ntidushobora gushidikanya ko ubusitani bwa Edeni bwari hagati ya Afurika n'uburasirazuba bwo hagati, kandi kiriya gice cyose cya Afurika yagabanijwe hakoresheje Suez Canal. Ibyo ni abantu benshi bamaze kubimenya. Hari n'abantu nabonye batangiye kunyandikiramo bambwira ngo turabizi, nimba ubi wari ubizi andika ati nabizi, nanjye ibyo nabyumviseho. Kandi ubu nuko kuri kugutera inyota yo kumenya, ukuri byimbitseho, andika ati nyotewe ukuri, kandi like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi, noneho byose tugende tubigeza ku bantu. Ibihugu rero n'imipaka bishobora kuba byarahindutse, ariko ubwami bwa Kushi bushobora kuba bwarageze hafi ya Efurate. Bityo rero dushobora kuvuga tudashidikanya ko ubusitani bwa Edeni bwari ku mugabane wa Afurika 100%, kuko iyo migezi yose uko ari ine iri muri Afurika, nubwo indi biri yose tubona Tigris na Efurate niyo yindi bavuga, bashobora kuba bavuga ati Nili nayo bashyira muri iyo migezi, biri muri Afurika. Ubwo busitani bwari muri Afurika bidasubirwaho. Wowe ubibona ute? Andika utubwire uko ubibona. Nubwo dushobora kuba tutazi neza Edeni yari nyirizina ngo tuvuge tuti dore ngaha tuapointe, ibimenyetso byose bitwereka neza ko Edeni yari hafi ya Kushi. Ni ukuvuga mu bice byo munsi ya Misiri, za Sudani, za Ethiopia, hariya hafi niho yari iri, imbere y'igihugu cyari gifite izahabu ikungahaye ikomeye cyane. Aho niho Edeni yari iri. Wavuga uti ahubwo ushobora kuba se ari hafi hariya za Ethiopia na za Congo, hariya muri ako gace kari hagati, hafi aho ngaho niho iri, no tugomba gushakira, kandi Imana izongera itwereke. Nkongera kubaza ati ndakubaje nti weho ubibona ute? Gira icyo utubwira, utanga ibitekerezo byawe, kuko twebwe twakira ibitekerezo byose, twakira cyane cyane ibitekerezo bizima bigamije kugushaka ukuri. Nujya gutanga igitekerezo uvutse igitekerezo kiganije kugushaka ukuri, niba rero inyigisho kugira umumaro, fata umwanya wiyandikishe kugira ngo uzajye ubona andi makuru nk'aya. Kandi rero tukaba turangije tubashimira kubana natwe, n'iby'agaciro. Imana ibaha umugisha. Nzi neza ntashidikanya ko mu gihe cy'umwaka tugenda niyo twagenda gahoro, bavuga ngo tugenda gahoro, ngo tugisha gahoro gahoro. Ntabwo ngewe umuhamagaro wanjye ari uwo kwirukanguruka mbwira abantu amakuru cyangwa iki byose, ni ukwiga gahoro gahoro. None ukavuga uti nk'ibi twize uyu munsi binsigere isomo, ese ni gute nanjye nabisakaza mu bandi? Iyo niyo gahunda. Naho channel zivuga ibintu by'ibyegeranyo zihuta zirukanka, zirahari ziruzuye, wakomeza ukagenda ukareba. Ariko ngewe ndashaka iyo abantu baba bake, 5, 10, 20, 100 koko bafite umutima w'urukundo, inyangamugayo, abantu bakunda ukuri. Niba ukunda ukuri, andika ati nkunda ukuri. Wibuke ko ugomba gukunda ukuri, ugashaka ukuri, ukagusangiza abandi, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana, ndabikubwiye, kuko nzi neza ko Imana ikunda abanyakuri. Andika muti nkunda ukuri, ngiye kwiyemeza nshakisha ukuri, dufatanye. Ibyo mumbwira byose ngomba kubabwiraho, kuganiraho, nanjye ndabizirikana, ngenda byandika. Hari abambwiye ngo uzadushakireho Edeni yari iri, ese yari muri Afurika, ngibi niyo ndi kuganiraho. Iyo abantu bapfuye bajya he? Ibyo nabyo tuzabiganira. Ya myaka 18 ya Kristo twabiganiriyeho. Gusobanura isabato, Ivanjili ya Yesu, ubwami bwa Misiri kera bwari bumeze gute, ibyo tuzaganiraho.
uburyo piramide zubatswe, amateka ya Afurika mbere ya Yesu Kristo, impamvu igitabo cy'Abamakabe cyavuyemo muri Bibiliya, impamvu igitabo cya Enoch cyavuyemo. Esiteri wa 10 ntabwo mbashiye kumwumva, Aroni ntabwo mbashiye kumwumva. Nzakora video yerekana imirongo bavanyemo n'ibindi bitabo bavanyemo, amashapitire bavanyemo mu gitabo cya Esiteri agera kuri 6 byose tuzabiganira. Ibi byose mbivana mu byo mwandika, nkagenda mbyandika mbishyira hasi n'ubwo mafite ibindi bana mushaka kuganiriza. Ariko ndabashimiye by'umwihariko abantu boko bafite umutima, kuko Imana yaturemanye umutima wo gukunda, wo gushaka kuri byanze bikunze. Isi yaratwangije, ariho mitasubiza waho nditi ngo bimaze iki? Ndi kubona abantu banyote ukuri, kandi Imana yarambwita ikimenyetso, dore ikimenyetso uzabona. Icyo gihe uzatangira kubona abantu baza. Maze igihe ndi kuri wicano nigisha ijambo ry'Imana risanzwe, ariko habaye iki kugira ngo bihite bigaragaza ko umuhamagaro w'ukuri ari wo muhamagaro ufite w'ukuri. Narigishije ijambo, urabona ko sibyo bamwe babasha kumva bamerewe neza gusa bakurikira ubuyobe batabizi, ujya kubona ukabona baruzuye bari kureba, ariko uhora wibaza iteka nawe ukibaza ukavuga uti Imana bimeze gute ko niyigisha kandi nkora gushaka abantu baza kureba? Kumbi umuhamagaro wanjye ari ukuri, kandi nkakwigisha uko Imana ibishaka, atari ko mbishaka cyangwa atari umuntu uvuga ngo byihutishe nk'uko abishaka. Ngenda nk'uko Imana ibintegeka. Na Mose nawe wibuke yaravuze ati ko ntazi kuvuga nzabishobora gute? Nanjye rero mfata nk'uko niba mbigendesha gahoro niko Imana yabishatse. Niba ushaka ibintu byirukanka byihuta, wagenda ugashaka andi macano akora ibyegeranyo. Ngiye ntabwo nkora ibyegeranyo, ngira ngo urabibona utangiye kumenyera. Nta muntu tuzahatira kuza muri uko kuri, tuzabasangiza uko kuri. Ubona ko ari ukuri aguhamane, kuza dukomeje dushakisha no tugere kuri uko kuri. Nkaba nongeye kubashimira byimazeyo, binyereka ko abantu bakunda ukuri, banyuze ukuri, muracyahari kandi ukuri byanze bikunze nirwo rumuri ruzaganza umwijima. Byanze bikunze nta narimo umwijima uzaganza urumuri. Uru rumuri, urukuri, ndurumuri, ndukuri. Reka dushyire hamwe urumuri rwacu n'ukuri kwacu, maze dukore ugushaka ko Imana duhindura ibintu uko Imana yabishatse. Benshi abo ngabo bahakana bose bazabona ukuri, bizane ntaho bazanye. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda rahaba, tov meyod.